Mu kiganiro gishize twaganiriye ku mukobwa w'umukristo uri mu rukundo, imyitwarire akwiye kugira. Uyu munsi tugiye kuganira ku musore w'umukristo uri mu rukundo, nawe imyitwarire akwiye kugaragaza. Akwiye kuba afite urukundo rufite ishingiro, rwubaha Imana no kubaha uwo bari kumwe. Tubahaye ikaze. Iyi ni Apoka TV, njye nitwa Ibo Pacifique. By'umwihariko ku ruhande rw'umusore, umusore hari imyitwarire akwiye kugaragaza mu gihe ari mu rukundo. Icya mbere, umusore w'umukristo akwiye gukunda nk'uko Kristo yadukunze. Bishatse kuvuga ko urukundo nyakuri si amarangamutima gusa, ahubwo ni igikorwa gishingiye ku kwitanga no guhangana. Umusore w'umukristo akwiye gukunda uwo bakundana atagamije inyungu ze bwite, ahubwo agamije kumwubaka no kumufasha gukura mu buzima bw'umwuka ndetse n'ubuzima busanzwe. Urukundo rwe rugomba kuba rufite intego nziza, rutagamije kumuca intege cyangwa se kumubeshya, ahubwo rugomba kumwereka urukundo rufite umurongo, kandi umurongo w'Imana. Kristo yadukunze urukundo rutaryarya, yadukunze urukundo rutabeshya. Ubwo yanabihamyaga ari ku musaraba, yemera gutanga umubiri we n'amaraso kugira ngo umuntu acungurwe. Rero n'umusore asabwa gukunda, niba ari mu rukundo asabwa gukunda umukobwa nk'uko Kristo yadukunze, aho ashobora kumwitangira, aho ashobora kugira ibyo ahara kubera uwo bari kumwe. Gusa uwo ukunda ntabwo umushora mu cyaha cyangwa se utuma ajya mu cyaha, ahubwo igihe cyose uramurinda, uramuproteja kugira ngo atagira icyaha. Rero umusore mu gihe ari mu rukundo akwiye kwita ku wo bari kumwe, kandi akamukunda urukundo nk'uko Kristo yadukunze, amurinda icyatuma ajya mu cyaha, amurinda icyatuma babara, amurinda icyatuma yicuza, ndetse anamurinda ikinyoma giturutse kure. Kuko abasore benshi hari igihe akunda umukobwa atamukundiye ikindi gusa, akagenda gusa ngo arebe uko bigenda, akaba yamusaba urukundo, nyamara ku mutima bitamurimo. Rimwe na rimwe umukobwa agashiduka, we akaza akabyinjira maze ngo birisiriye, nyamara umusore atabigize seriye. Icyo gihe rero ayo ni amakosa akomeye cyane abasore bakora, kandi umusore uri mu rukundo agomba kwirinda. Igihe cyose wumva ko utari seriye ku muntu muri kumwe, gerageza ubihindure hakiri kare, kugira ngo ejo n'ejo bundi utazasanga wakomerekeje umutima wa mugenzi wawe kandi bitari bikwiye. Icyo nacyo ni ikindi kintu gishobora kuzakubera imbogamizi yo kwinjira mu bwami bw'Imana. Muri uru rugendo turimo ni urugendo rujya mu ijuru, kandi urugendo rujya mu ijuru hari ibyo dusabwa kwera ku gato n'akanini. Rero mu gihe uri no mu rukundo, wa musore we, usabwa kwitwararika ku gato n'akanini, kubera yuko ibyo uri kurera byose nibyo bizakubeshaho mu myaka iri imbere y'ubuzima bwawe. Tegura icyerekezo cy'ubuzima bwawe mu rukundo, uri seriye, ukunda umuntu nk'uko Kristo nawe yadukunze. Icya kabiri, umusore w'umukristo akwiye kugira ubushishozi no kwirinda ibishuko. Umusore w'umukristo akwiye kumenya aho akwiriye kuba igihe n'icyo akora mu rukundo. Agomba kwirinda ahantu cyangwa ibikorwa byabatera kugwa mu cyaha, nko kuba ahantu habonyine nijoro, ni urugero, cyangwa se ibikorwa byatuma binjira mu busambanyi. Ibyo bintu ni ibintu akwiye kwirinda. Kandi nanone ubushishozi bumufasha guhitamo neza ko uko yakwitwara buri gihe, kugira ngo urukundo rwabo rube rwera kandi rutaryoshwa n'amarangamutima gusa. Aha nshaka ko hari icyo nshaka ko mumenya nk'abasore mukwiye kwitwararikamo mu gihe muri mu rukundo, cyangwa se bari mu rukundo, ni uko ukwiye kugira ubushishozi, ukabasha gushishoza. Kandi buriya gushishoza
ntabwo umuntu yarebesha amaso gutya gusa ngo avuge ngo yashishoza. Hari amaso umukristo agira y'umubiri, akagira n'amaso y'umwuka. Ayo maso y'umwuka rero ugomba kuyakoresha ukabasha kumenya ibikwiriye kuba mu gihe uri mu rukundo, n'igihe bigomba kubera, n'icyo ugomba gukora. Atari ugupfa kubitwara gutyo gusa ngo uri mu rukundo ngo ukwiye gushishoza ukamenya ngo ese ibi ndimo, cyangwa se ibyo ngiye kwinjira, cyangwa se uwo turi kumwe, icyerekezo cyacu aho kiri kuganisha hameze gute, ukabishishoza. Atari ugupfa kugenda gusa. Ikindi, ukirinda ibishuko. Mu gihe muri kumwe ugomba kwirinda ibishuko byatuma wisanga urimo kwicuza. Hari abasore benshi bicuza, ugasanga yari mu rukundo ariko rimwe na rimwe akicuza bitewe n'iki, yisanze yatwawe n'ibishuko. Rimwe na rimwe ubushobozi yari afite buragenda bumushiraho burundu, asigarira aho ngaho. Amaje gusigarira aho ngaho, umukobwa yabona umusore nta kintu akiriho, ibyo yamukoreraga atakibikora, akigendera. Undi agasigara ari gufureka, arira ati yarabiriye none amaje kubirya arantaye. Rero ukwiye kwirinda ibishuko byatuma ugwa ahantu udakwiye kuba wakwikura wa musore. Kuba uri kumwe n'umukobwa ntabwo bivuze ko ukwiye kwaya ibyo ufite cyangwa se ibyo wavunikiye ngo muri mu munezero cyangwa se ngo muri mu byishimo gusa. Oya, ikintu usabwa ni ukwitwararika neza, ukirinda neza, ugategura ejo hazaza hawe. Uwo muri kumwe n'ubona atabyihanganira, we hari ibyo agushakaho gusa kuruta urukundo, nama nakugira wabyihorera aho kugira ngo ejo n'ejo bundi uzawicuza. Rero umusore w'umukristo, icyo ukwiriye kumenya cya mbere kandi cy'ingenzi ni uko ukwiye kwirinda ikintu cyose cyakujyana mu bishuko, kandi ukagira ubushishozi mu rukundo urimo. Icya gatatu, umusore w'umukristo akwiye kubaha no kubaha amarangamutima y'umukobwa bakundana. Umusore w'umukristo ntasuzugura uwo bakundana cyangwa ngo amukoreshe ibimuhesha ibyishimo by'ako kanya gusa. Aramwubaha nk'umuntu waremwe mu ishusho y'Imana. Ibyemezo byose bifatwa mu rukundo bikwiriye gushingira ku bwumvikane, ku cyubahiro no ku gukundana mu kuri. Ntamukoreshe igitutu, ntamugire nabi mu magambo cyangwa mu bikorwa. Ahangaha icyo bivuze ko umusore adakwiye guhatira ibintu umukobwa bakundana atiteguye. Amwubaha mu mubiri ndetse no mu bitekerezo. Abantu benshi hari ukuntu bajya bafatirana amarangamutima y'umuntu bagakora ibitari bikwiriye. Nk'ahangaha ugasanga umusore ashingiye ku marangamutima umukobwa amufitiye, ugasanga amutwaye ukundi kuntu, akoze ibidashimwa n'Imana, reka mbivuge gutyo. Ariko ukunda, ubundi umuntu ukunda by'ukuri uramwubaha ukamuha agaciro, mbese nk'inshuti yawe, ku buryo ari wa muntu ushobora kubura mu buzima ukumva urahangayitse. Rero umuntu umeze gutyo ntabwo umwifuriza ibibi. Ntabwo kwifuriza umuntu ibibi ari ukubimubwira mu magambo, ahubwo buriya no mu bikorwa. Buriya tujye tumenya neza yuko bashiki bacu cyangwa se abakobwa hari aho imbaraga zabo zirangirira, ariko umusore aho zirangiriye akaba ariho ahera aprofita kugira ngo akore ibirenze cyangwa se akore ibyo we yumva ashaka kuba yakora, cyangwa se agere ku ntego ye we bwite. Ntabwo ariko bikwiye kugenda. Rero nk'umukristo, umusore w'umukristo ntabwo akwiye gukora ikintu we yumva ashaka muri we cyangwa kimugeza ku byo yifuza nkawe ubwe, ahubwo akwiye gukora ikintu kiri hagati y'abantu bombi kandi cyumvikanyweho, atafatiranya amarangamutima y'umuntu ngo akore ikindi kintu we yumva ashaka. Rero ikintu gikwiye kuranga umusore ni uko ukwiye kubaha umukobwa mukundana ndetse n'amarangamutima ye ukayubaha.
ni nacyo n'Imana ibishaka. Kandi ibyo bintu bikoze urukundo rwanyu rurakomera ndetse cyane. Icya kane, umusore w'umukristo akwiye kugira ikiganiro kirimo ukuri n'ubwizerane. Urukundo rudashingiye ku kuri ntabwo rujya ruramba. Umusore w'umukristo aba inyangamugayo, akavuga ukuri ku byo atekereza, ku migambi ye no ku cyerekezo cy'ubuzima. Atubahiriza umuco wo guhisha ibintu, kuvuga ibihabanye n'ibyo atekereza cyangwa gukina n'amarangamutima. Aha agaciro ibiganiro byubaka bigamije gukomeza umubano w'ukuri. Icyo bishatse kuvuga ko umusore ntabwo akwiye kwihisha cyangwa se ngo abeshye, ahora avuga ukuri no gukemura ibibazo mu mahoro. Dufite abasore muri iyi minsi kandi byitwa ngo ni abakristo, igihe cyose baganira n'umukobwa ahera agiteta, ugasanga aramubeshya, bakamarana imyaka 2 akimubeshya, nyamara umukobwa akaba atapfa kurabukwa k'umusore kumubeshya. Ariko ibi byose nubwo umuntu akora ikintu abeshya, amaherezo y'ikinyoma agera ku musozo, kuko amaherezo nuko bya bintu bigaragara, kandi bigaragaye ntabwo umukobwa byishimira. Rimwe na rimwe hari igihe urukundo rwanyu rujemo ibibazo. Rero umusore w'umukristo akwiye kuba inyangamugayo mu rukundo, akaba inyangamugayo. Kwirarira nta kintu biba bimaze, ntacyo bimaze mu buzima, kuko iyo wirarira ntabwo wica uwo muri kumwe gusa ngo wowe wiretse, ahubwo ugiye no kurusanga ari wowe uri kwiyangiza cyangwa se uri kwangiza ubuzima bwawe kurenza na wa wundi muri kumwe. Kandi ibintu atekereza akwiye kuvugisha ukuri, ibintu atekereza, apana kuvuga ibindi bintu. Icyo utekereza nicyo ukwiye kuvuga. Se nimvuga ibi ngibi aramfata ati, arambona ati, aranyanga. Oya, mubwiza ukuri na kwange, aho kugira ngo wisange ahubwo wowe uri mu mubabaro udakwiriye. Umusore w'umukristo akwiye no kugaragaza imigambi ye no kwerekana icyerekezo cy'ubuzima, naho agakoresha ukuri. Hari ukuntu umusore abwira umukobwa icyerekezo cy'ubuzima bwe, ariko akabivuga mu kinyoma, akamubeshya, akamwereka, akamushushanyiriza ibintu bihari bitanahari, akubaka ibintu atazigera na rimwe mu buzima ashobora. Iyo ni ikosa. Kubaka ibintu mu bitekerezo utazigera ushobora, ukabyumvisha umuntu, akabifata akibwira yuko ari kumwe n'umusore kandi umusore atari we, ntabwo ari byo. Ahubwo mwubakemo ibintu uzi neza yuko uzashobora. Niba uzi ko utazabishobora, inama nziza icyo wakora nuko ukwiye kubireka, ukamuha ukuri kuko uri wowe. Yaba ari ibyo yumva akabyumva, yaba atabyumva akabireka, nta kintu biba bitwaye. Hari n'igihe umusore akunda bagira umuco wo guhisha ibintu, akabihisha ku mpamvu wenda sinzi impamvu wenda babikora. Ariko niba uri kuganira mu kiganiro ushobora kugirana n'umukobwa, ugirana ikiganiro ugiremo ukuri, ugira ukuri n'ubwizerane. Niba kuko umukunda ukwiye no kumwizera, ntabwo ukwiye kumubona nk'umuntu uzaza mu buzima bwawe cyangwa se muzubakana urugo akaba wenda aje kugira ngo agutware imitungo. Biriya byose mwizere. Niba waramusengeye ukaba waragiye kumurambagiza umukunze, kubera iki? Niba Imana yarabyemeye, ni iki cyatuma utamwizera? Wivuga ngo muri iki gihe ngo ntabwo ngo nkwiye kwizera umuntu muzabana, ugomba kumwizera. Dukwiye kwamagana no guca umuco w'ikinyoma mu basore no kutizera abakobwa. Uwo muco tukwiye kuwamagana. Rero ikintu cy'ingenzi umusore w'umukristo akwiye kugira muri rusange ni uko akwiye kugira ibiganiro birimo ukuri n'ubwizerane imbere y'umukobwa bakundana. Cya gatanu, umusore w'umukristo akwiye
kumusengera no kumufasha gukura mu buryo bw'umwuka. Umusore w'umukristo ahora asabira uwo bakundana, amusaba Imana ngo imuyobore, imurinde kandi imufashe gukura mu kwizera. Ntamushyira mu mwanya w'Imana, ahubwo amufasha kumenya agaciro ko gukomeza kuba mu murongo w'ijambo ryayo. Bashobora gusoma Bibiliya hamwe, gusangira amasengesho no kuganira ku by'Imana ibigisha. Icyo bivuze ahangaha ni uko umusore afite inshingano zo gufasha umukobwa gukura mu buryo bw'umwuka. Tekereza ko umusore w'umukristo nyine ni uko aba ari umukristo, ni uko hari urwego aba ariho, hari ahantu aba ari, hari icyerekezo kigendanye n'ijambo ry'Imana bafite, hari level aba afite, abatandukanye nyine n'umupagani. Niyo mpamvu no mu rukundo akwiye gutandukana n'inkundo zo kuri social media ziri hanze ahangaha tubona zigendanye n'ibigezweho gusa, ariko zidashingiye ku ijambo ry'Imana. Yego n'umusore w'umukristo akwiye kugira ibigezweho agendana nabyo, ariko nanone bishingiye ku ijambo ry'Imana, akemera ko Umwuka Wera abayobora. Niyo mpamvu rero kuko umusore aba afite power, imbaraga zigomba kuyobora no kuringaniza urukundo arimo we na mugenzi we, agomba no kumufasha mu buryo bwo gukura mu buryo bw'umwuka. Ariyo mpamvu agomba guhora amusengera igihe cyose, agomba kumushyira imbere y'Imana kugira ngo Imana ibashoboze mu rukundo, ibarinde Satani ushobora kuzana ibintu bidasobanutse hagati muri bo, bikaba byatuma urukundo rwabo rwakwangirika. Kandi nanone ntabwo akwiye gufata umukobwa ngo yumve neza ko amushyire ku rwego nk'aho ari we Mana. Ibintu byose usange yabihagaritse, usange ni nk'aho ari we asenga, niwe buzima bwe 100%. Ntabwo uko bikwiye kugenda. Hari ukuntu umuntu afata undi neza ukagira ngo yabaye nk'ikigirwamana kuri we. Ibyo bintu nk'umusore w'umukristo ukwiye kubyinda cyane, kuko bikunze gutuma abantu benshi cyangwa se abasore benshi bahagwa. Cyakugomba gukora, agomba kumufasha kumenya agaciro ko gukomeza kuba mu murongo w'ijambo ry'Imana. Bisobanuye ko umusore agomba kuba asoma Bibiliya, afite ijambo muri we, agomba gusangira n'uwo bari kumwe. Ibindi biganiro biraza, yego, ariko nanone njye navuga iby'ingenzi bagomba gushingiraho. Ibindi bishobora kuganirwa, nibyo bigomba guhabwa umurongo, ariko hari ibintu by'ingenzi bidakwiye gutakara ku bakristo. Nuko ibintu byose bagomba gushingira ku ijambo ry'Imana. Ibiganiro byose ushobora kugira ugomba gushingira ku ijambo ry'Imana ndetse n'isengesho. Ibitabaye ibyo ngibyo rero wisanga ahantu hatari heza. Rero icyo bigusaba wa musore we nuko ukwiye kumenya mbere byose level uriho nk'umukristo, waba uri mu rukundo nanone ukazamura wa muntu muri kumwe kuri ya level nawe uriho, cyangwa se ashobora no kuba ari kuri level ikurenze nawe ukaba wamwigiraho. Ni ibintu bishoboka. Rero ujye umusengera kandi ufate umwanya wo gusaba Imana kugira ngo ibayobore mu rukundo rwanyu, ndetse ibarinde, inabafashe kugira ngo muzagere ku ntego yanyu izabe nziza kurushaho. Cya gatandatu, umusore w'umukristo igihe ari mu rukundo agomba kwihangana no gutegereza igihe cy'Imana. Ahangaha rero mubyumve neza, kwihangana ni ingenzi cyane mu rukundo rw'umukristo. Ntahubukira gukora ibintu ngo nuko yumva abikeneye icyo gihe, ahubwo amenya ko hari igihe cyose cyashyizweho n'Imana, nk'uko ushobora kuzisanga mu Mubwiriza ibice 3 ku murongo wa mbere. Muze kwasoma. Ategereza ishyingirwa ku buryo bwemewe n'Imana, yirinda gukora icyaha, kandi yubaha inzira zose zituma urukundo rwabo ruba intangarugero. Iyo bategereje igihe cy'Imana, baba bubaka umusingi ukomeye wo kuzagira urugo ruhamye rukomeye. Icyo bishatse kuvuga ni uko umusore w'umukristo
akwiye kugira kwihangana, ntabwo akwiye kuba nk'ab'isi. Usanga ab'isi bo iyo ahuye n'umukobwa kugira ngo amenye ko amukunda cyangwa se ko bakundana, bararyamana. Ariko umukristo we ikintu cya mbere kimuranga ni uko agomba kwihangana no gutegereza. Nta nubwo akwiye gutekereza n'iyo bije, agerageza uburyo bwose abyirukana, agategereza kandi yarangiza akihangana. Kwihangana rero niyo ntwaro ikomeye cyane umusore w'umukristo akwiye kugira ngo agere ku cyo yumva yifuza kuzageraho mu buzima bwe buzabe bwiza kandi ashimwa n'Imana. Rero birakwiriye neza yuko kwihangana kuba kwa mbere no gutegereza, umusore agategereza igihe cy'Imana. Urukundo rwanyu rero, urukundo rwanyu ruba urukundo rwiza rushimwa n'Imana, atari urukundo rushimwa n'abantu. Ntiruzaba urukundo rwo kuri social media gusa, ahubwo ruzaba urukundo rwo mu mutima. Imana irebe ikavuga ngo bari abana ni abana banjye nkunda nkabishimira. Kandi nimukora ibikwiriye, Imana nayo muzamuyubahishije, nayo izabubahisha, izabakorera ubukwe bwiza. Kandi nyuma yo kubakora ubukwe bwiza, izabaha urugo rwiza. Ikirenze ku rugo rwiza ruzaba ruhamye. Rero imyitwarire y'umusore w'umukristo ni urufunguzo rwo kugira urukundo rurambye, rufite intego kandi rwuzuye imigisha y'Imana. Iyo ayobowe n'ijambo ry'Imana, bituma urukundo rwabo ruba umusingi wo kubaka ejo hazaza heza. Rero basore, ni ahanyu kugira ngo mukomeze urukundo rwanyu kandi urukundo rwanyu rushimwe n'Imana. Ndabashimiye kuba mwemeye kuntega amatwi muri kino kiganiro. Niba wakunze ikiganiro, ntibagiwe gukora like ndetse unakore comment. Niba hari ibibazo wumva wabaza, ubibaze muri comment, nayo niteguye kuba nabasubiza. Ariko ntibagiwe gukora subscribe ndetse na share kugira ngo iki kiganiro kigere kuri bose. Mu minsi iraza tuzabe twubatse urugo rumeze neza kandi rufite icyerekezo kizima Imana yishimira. Ndabashimiye.